imbaraga z'Imana kandi imbaraga nshya. Haleluya. Amen. Imbaraga nshya. Igihe imbaraga ziba ari imbaraga nyine ariko zikaba zimeze nk'imbaraga z'umusaza. Burya n'abasaza bagira imbaraga. Yego. N'umurwayi yagira akabarwa ngo noneho hajemo kamite. Ugasanga dusigaye dufite kamitini kandi dukeneye kugira imbaraga. Yego. Imana ishimwe rero ko dukeneye imbaraga nshya kandi Imana izitanga. Imana ishimwe yuko idushoboza. Imana iduha guhishurirwa yuko dusigaranye imbaraga zimeze nk'inteja z'abasaza. Imbaraga z'abasaza zarabaye nk'inteja. Rero dukeneye imbaraga. Arakoze rero umwana w'Imana kandi umukozi w'Imana byose ariko ubwo mise mbyibuka kuko ibintu wanga nanjye ndabyanga nyine ari igihe twikanga nyine twahindutse abakozi. Uri umukozi abakozi ababona abacanshuro abamo nyine abantu bameze ukuntu nyakabyizi banyakabyizi bagurukisha amababa nk'ibisiga baziruka be kunanirwa bazagenda be gufunga. Haleluya. Amen. Nari mbabwira ni muri iyi minsi turarusha abantu, abantu turananiwe, abantu dufite intege nke, abasenga dufite intege nke, abakora imirimo itandukanye bafite intege nke, abantu bafite intege muri iyi minsi. Ariko Imana yo mu ijuru itanga imbaraga. Haleluya. Amen. Imana yacu itanga imbaraga kandi itanga ubushobozi. Hari igihe wibwira ko ufite imbaraga ukaza gusanga warazitakaje. Kubera ko dutwara imbaraga ni byinshi kandi imbaraga tuvuga ntabwo ari imbaraga zindi zisanzwe z'abisi bose bakeneye. Hari abakeneye imbaraga z'amafaranga, hari abakeneye imbaraga z'umubiri, kubaka umubiri. Kandi nigeze kubona umuntu nyine turwaturu bashyira kuri statasi zabo nyine abantu mbona arimo ufite icyuma arimo aragenda aterura akora ituza, akora ibitugu, ashaka iki? Ashaka imbaraga z'umubiri. Abamubonye bamutinye bavuga nijeya. Mujye mubona abasore barinda muzehe arahagarara rwose kabisa hari ntabwo wahaca. Arahagarara ukabona ko yifunze kuko turamuna afite imbaraga. Ariko mu by'ukuri imbaraga hano zivugwa ntabwo ari izo. Ushobora kuba warakoze umubiri warawubatse ari munini koko ariko udafite iki? Imbaraga z'akazi. Udafite imbaraga. Tugeze dusenga shumbuga. Iyo kuvuga umuntu araza afite imbaraga z'umubiri. Afite imbaraga z'umubiri wamutinya. Ariko ibintu byahabereye. Habereye ibintu ku buryo n'uyu yahaba nawe ungana nk'uyu. Nawe yamukubiteho nka gutya. Ukabona yakaba yafite imbaraga nta n'uwakamukozeho. Ariko ubona yaguye neza. Imbaraga ziravuga kandi z'umubiri ndavuga ngo yarazifite. Wasanga neza amafaranga yarazifite zo sinabashije kubibona neza kumenya neza, ariko hari imbaraga. Haleluya. Amen. Izo mbaraga nizo dukeneye. Yego. Izo mbaraga nizo dukeneye. Kandi amahirwe ufite nimo ndabwira abantu izo mbaraga niba zaranagabanutse barazigeze. Yego. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imbaraga. Hari ibi twibi ibyo. Hari ibintu byatwaye imbaraga. Yego. Hari ibintu byaje bintwara imbaraga, byaje bitwara imbaraga z'ibintu imbaraga z'ibintu. Ariko hano harimo n'abazifite. Abantu biga bose. Ntabwo abantu biga bose, nta n'abapfira gushira. Ariko hari imbaraga zibwe. Turabyemeranya. Yego. Hari imbaraga zibwe ntidukiyaga. Hari imbaraga zibwe. Ariko Imana
bitanga imbaraga. Iri jambo ryavuze ngo abasore ngo bigende ngo bazagenda ngo bazaruka ndetse ngo bazanacogora. Yego. Amen. Ariko haza ijambo ngo ariko haleluya. Amen. Natwe muri iyo ariko tukaba turi Yego. iyo ariko ibikurikira tukaba turi muri uwo mucyo. Kubera ko bitwara imbaraga biracyakomeje. Buri mujura iyo yibye ahantu akabona ntabwo bakanguka, ahamagara na bagenzi be. Yarahamagarana. Ariko iyo wabaye maso ngo noneho rero yagenda kweri ugakora uburinzi ukaba maso baratinya. Yego. Ari subiye wawe. Haleluya. Amen. Iyo wagira gute wahagwa. Hari imbaraga dukeneye. Yego. Hari imbaraga zibiri zindi dukeneye. Hari imbaraga zitari iz'ibitoki n'ibirayi, hari imbaraga zitari zo guterura bitere, hari imbaraga zitari izo ngizo, hari imbaraga zitari izindi duhagarikirwa n'abantu b'isi, hari imbaraga dukeneye guhagarikirwa n'umwuka wera, duhagarikirwa n'Imana ishobora byose. Za mbaraga zijya ziza tugashira amanga, za mbaraga zijya ziza tugaterura isengesho, za mbaraga zijya ziza tukavuga Imana tudafite ubwoba. Amen. Za mbaraga zijya ziza tukavuga ngo Imana. Yego. Nawe atashaka ko tuvuga Imana. Tukavugira imbere yaho ko ari Imana. Yego. Hari imbaraga dukeneye. Niko kuri Imana irazitanga. Amen. Iri jambo ikintu cya mbere rigamije no kutwibutsa ko hari imbaraga Imana itanga. No kutwibutsa ko hari imbaraga Imana itanga. Nta kindi rigamije. Kandi Imana nijya yibagirwa. Niko kuri. Imana ntabwo ijya yibagirwa. Yego. Twe turibagirwa ntabwo tunabizeye. Ariko Imana yo ntabwo yibagirwa. Yego. Ushobora kuvugana n'Imana ibintu ukaba mwaravuganye ibintu n'Imana mu myaka 10 ishize ukaba utabyibuka, ariko Imana irabyibuka. Niko kuri. Imana rero hari imbaraga zibutsa igihugu. Haleluya. Dukeneye imbaraga zitwibutsa tukibuka aho turi imbere y'Imana, tukibuka icyo Imana yaduhamagaye, tukibuka icyo Imana yatuvuzeho. Haleluya. Amen. Ni Imana ikomeye. Imana ikimanuka ikamanukira mu bana babiri bari kumwe baganira, ikababwira mu myaka yabo y'ubuto bangana n'aba ngabo. Ntabwo uko byari bimeze n'amakuru yose n'uburyo yabarinze n'uburyo yabarengeye. Muri abo ngabo nta muntu n'umwe wari uhari, mwese ntimwari muhari. Imana ikababwira uburyo yabarinze n'uburyo yabarengeye n'icyo yari barengeye. Haleluya. Amen. Hari imbaraga zihishura n'ibintu twega tutazi, n'ibintu tutigeze tunabamo tunamenya. Imana ikabihishurira kubera izo mbaraga zayo. Amen. 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 Haleluya. Amen. Imbaraga zitwibutsa tuzisanga mu ijambo ry'Imana. Yego. Imbaraga zitwibutsa abo turiho. Imbaraga zitwibutsa icyatumye Imana iturinda. Imbaraga zitwibutsa urugendo twagendanye n'Imana. Imbaraga zitwibutsa ubuzima twanyuzemo naho twabaye hose. Imbaraga zitwibutsa hari Imana yadukuye. Imbaraga zitwibutsa kuko tutari dukomeye. Imbaraga zitwibutsa yuko mu miryango yacu tutari tunazwe. Yego. Imbaraga zitwibutsa yuko ntacyo twari cyo. Yego. Imbaraga zitwibutsa. Amen. Izo mbaraga icyambere zikora zitwibutsa ibyo byose. Imana yo ntijya yibagirwa abana bayo. Ntishobora kwibagirwa. Imbaraga z'umuntu zifite aho zishirira cyangwa se zifite ahantu zirangirira. Yego. Sibyo? Yego. Imbaraga z'umuntu zifite ahantu zirangirira, ariko imbaraga z'Imana nta hantu zirangirira. Imbaraga z'Imana zihora. Imbaraga z'Imana ziba mu itangiriro zigakomeza zikagera no mu iherezo. Amina. Imbaraga z'Imana zihoraho ibihe byose, ntabwo ari z'akanya gato. Umwana w'umuntu yagira imbaraga igihe gito, yagira imbaraga agahitinga, akagira imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, akagira imbaraga akagaragara akamenyekana, ariko umuntu wese arasaza. Hari indirimbo umwana w'Imana yagize guteye kuzamura aravuga ngo mbega urukundo rw'Imana. Ingoma zose zo mu isi, ingoma ze ni iki? Ni imbaraga. Yego.
ingoma zose zo mu isi ngo zijya zishira zirahita zikagenda umuntu agatwara akaba igihangange akazegereza abantu ariko kumva ukazabona hari umunsi wawe tukamuherekeza mu yego mwirimbi pe agapfa kandi yarakomeye yarazegereje abantu umuntu yitwa ko akomeye akabaho nawe yapfa ko nawe yapfa none nawe turetse zakwereka iyo ugeze muri za mbaraga afite z'umubiri za mbaraga afite z'ibintu atunze za mbaraga afite z'imitungo n'iki byose izo mbaraga ntacyo zimara yego hari umuntu ufite urubyaro yarabyaye abana benshi akavuga ati yewe rwose hari umugabo hano hepfo kandi hepfo ntabwo byose umuvuze ntamumenya ariko reka mbemure mvuga ibyo yakoze n'ibyo yavuze yari afite umuhungu w'umusore nawe yiyizeye ku mbaraga avuga ati yewe nimba mpari n'umusore wanjye hari n'umushaka ntimugakinge ntimukanakinge rwose turihagije akumva rero ko yabyaye umuntu ukomeye nawe akomeye ati njyewe mpari n'umwana wanjye hari niyo tutakinga yacagize ingese asa gukora ikizi ninde waba wiyahuye gutya aba yihaza ariko izo mbaraga zihinduka ubusa yego urumva yari yizeye imbaraga kandi kuko nibyo ugiye ukamwataka yagutera ugiye gutya yagutera ugapfa ubusa ariko hari igihe ziba ubusa zikaba umuyaga imana iduhishurire imbaraga ziruta izindi amina iduhishurire imbaraga zayo ko ziruta izindi mbaraga yego izi mbaraga twarazizeye hari ibintu byakoretse kubera ko twarazizeye hari abantu barwaye turasenga turizera barakira amen twarazizeye hari ibintu tubona bitazashoboka dukomeje kuzizera dusenze birakoreka yego izo mbaraga twarazizeye tubona ibintu byinshi ibitangaza n'ibimenyetso birakoreka izo mbaraga twarazizeye tubona ibintu bigenda bijya mu buryo haleluya amen izo mbaraga twarazizeye cyangwa hari abantu bazizeye bashinga gurupe abandi barabata nigazazindi sosisha ntabwo bijya bimara kabiri ntabwo bijya bitinda hari imbaraga bagutega iminsi bakaguca intege ariko kubera hari imbaraga ufite hari imbaraga zikurimo zo kwizera izo mbaraga zikagukomeza kugeza igihe babandi bagiye bakuvuga gutyo bagiye bakuvaho bagiye bagusebya bakagenda bagaruka urusorobo amina urusorobo yego urusorobo haleluya amen kubera izo mbaraga warazizeye ubitindamo ubigumamo kubera ko ntabwo waguma mu bintu utizeye udafite kwizera hari ibintu utagumamo hari ibintu utakwicaramo ngo ubigume ntabwo byashoboka izo mbaraga hari igihe tugeraho tukongera tugashidikanyamo ukuntu tukabyina dukirabuzwa tukaririmba noneho abantu baririmba rero abantu baririmba noneho bakozwa n'umwuka bageraho bakibagirwa ntabwo biza kuvuga buhoro n'iwanyu ntabwo abasinzi urabona gutura mu gasenta nabyo hari igihe biba byiza cyangwa bibi bakagenda bakisha hepfo mu rutoki cyangwa mu ikawa bagatangira bavuga buhoro bavuga buke uko bamara kunywa bagenda bazamura none se mvuga ngo sukira birindi bagira cyangwa kuba bya noneho bari bahunze mu mudugudu naho bagiye urusaku ruriya rukagera mu mudugudu urabyumva izo nazo ni imbaraga ziba ziri muri ka kantu banyoye izo nazo ni imbaraga rero natwe igihe tuza tugashidikanya gusa kuko Imana yacu ubwoba bukaba ariko iyo twizeye izo mbaraga twizera yuko turi buririmbe tukavuga cyane tugakurikira umudiho kandi amajwi yacu Imana ikayahisha amina kandi ikabikora yego Imana yacu ishimwe amen ese mugira ngo nuko bataza aho dukorera kugira ngo nuko bataza aho dukorera Imana ibereye bashyize muri kiza gute ndabuze ari utuntu nuko twumva ndabuze ariko reka mubwira ari genda wibuka utuntu ukahita ubona izo mbaraga nuko ukabona izo mbaraga yego hari igihe reka tugeze hari ahantu narindi
hari ibintu nyine bifitiye ubwoba bifitiye amakobo ukuntu ariko ukabura ubundi noneho umuntu araza azagira nk'hariya kandi yahagera afite gahunda yo kwitsitara ntabwo ari buri kintu abona yahagera afite gahunda yo kwitsitara ko yari buri kintu abona kuko hari ibintu byari biri aho mu bintu yashakaga kandi byari muri bimwe ariko sinzi ukuntu Imana igira abantu ukuntu twihagarariye ahantu n'abantu turahagarara nko gutya umuntu araza atuka nk'hariya atubonye afata telefone arebamo agira gutya akatamo hepfo arahagarara arongera arareba hashize umwanya ariko yisubirirayo kandi kuko yahagera ntabwo yahagera atunguranye byari bube ibibazo ariko nahise mukina muri ndabuze ajya muri telefone byabaze bamuhamagara mbona baramuhamagaye mbona agiye kuri telefone mbona aravuze ntahita asubirayo ati nazo ni imbaraga niko kuri ni ukuri ari imbaraga hari imbaraga z'imisi hari imbaraga zihindura ibintu umuntu atatekereza umuntu atatekaga akabona bise bikoreka muri uwo mwanya mu kanya gato cyane Yesu nashimye haleluya imbaraga zikorera abantu bizera Imana abantu bakorera perime bagakoresha miliyoni kagera atarabona perime miliyoni kandi ari umuhanga azi ikinyabiziga pe akagenda agakora ngo arahiye niko babyita mu rugushya ubwa kabiri akagenda agakora kandi ubwo gukora n'amafaranga akongera agashya yahiye nka 4 miliyoni birimo igera ariko hari imbaraga ujya ugenda washya irya mbere irya kabiri wajya gusenga ukavuga ati nzitanu nzigaragaza uzabibona ndayanditse ukagenda wumva ntacyo ukagenda gusindaho nyazara umunsi buri gaboneka wumva kujya kuri moto gusa ibindi witekana ubikora usa n'usinziriye kumva ngo congratulation kubera Imana yabivuze amen hari imbaraga zishoboza abantu batari gushobora kwiringira Uwiteka nibyo bituma umuntu abona imbaraga nshya haleluya amen no gukomeza urugendo kwiringira Uwiteka kwizera Uwiteka hari jambo muri Yeremiya bangu hahirwa umuntu wiringira Uwiteka nawe akamubera iki haleluya amen iyo wiringiye Uwiteka arabikira ngakubera iki ariko iyo wiringiye umuntu arahindukira agasa naho bigize turufu zo kugira ngo kubona kuri iki kandi ko buri nimba bose wiringira umuntu nkawe akorege twabiringiye n'umuntu tujya twikanga twabizeye ati wewe humura turi kumwe ntacyo uzaba ndahari ntumuzambura n'ikisi ariko rero ko gusaba yamayinga aragusaba ko gusaba tubyakomeye harya ni wowe se ubwiraga ko akunda ariko nawe siwe burya basiko agukunda kandi arimo kubwira ibintu azanabikora ariko natwe twese turi abantu Imana yo mwijuru niyo yonyine ifite imbaraga zikiza abantu nawe imbaraga z'abantu zigira aho zirangiye ariko imbaraga z'Imana zihoraho Yesu nashimye abantu ngo basore bazagenda nibavuga abasore mu minsi mujya muri n'abakitse muri nibavuga abasore wumva ko nawe wishyiremo bari buvuga imbaraga zizashira bananirwe bacogore ariko hari umwihariko ku bantu bategereza Uwiteka amen ku bantu barindira ijambo rya nyiri ijambo ku bantu barindira Imana bakayitegereza hari imbaraga nshya basezeranijwe haleluya amen basezeranije imbaraga nshya hari ibyatwibye imbaraga hari ibyatumaze imbaraga hari ibyatwibye hari ibyadutwaye imbaraga ariko uyu mwanya Imana dusezeranyije imbaraga nshya ku bantu bategereje Uwiteka amen birashoboka ko twari twaribagiwe ariko hari imbaraga zibutsa birashoboka ko twari twaradamaraye ariko hari imbaraga zibitura abantu kandi ngo muve mu byo muri haleluya amen imbaraga zibitura abantu kuriya kudasenga indwara indwara hari imbaraga rero ziva mu gusenga mu gihe
bibaye byinshi hari imbaraga zituma tudaheranwa nabyo, hari imbaraga zituma twumva yuko ari iby'akanya gato, hari imbaraga zituma twumva ari ibidufasha, ari ibishaka kudusubiza inyuma ariko tugomba kubyirengagiza. Hari imbaraga ibigeragezo iyo byaje ari byinshi, hari imbaraga zitubwira ko imbere hari ibisubizo. Haleluya. Buriya iyi si ukuntu yubatse, impamvu haba ibisubizo nuko haba habanje ibibazo. None si igisubizo cyaza gusubiza hatabaye ikibazo, ntabwo bibaho. Haza ikibazo hakaboneka n'igisubizo, kandi ibintu byose ari tambarare, ari ibintu byose ari umudamaro, nta n'uko twamenya ubwenge, nta bwenge twamenya, ntabwo bishoboka, ntabwo twamenya. Utagize ibintu urwana nabyo wamenya imbaraga z'Imana gute? Ariko Imana ikuvaniye ikabihirika, ikabisiribanga, ikabisisibiranya, uhita uvuga ngo ni y'ibikoze. Haleluya. Ikabyubika, ikabibihinduka, Uwiteka uhabwa icyubahiro. Imana yacu ishimwe. Rero hano ntari isomo rikomeye cyane riri muri nuko Imana isezeranyije imbaraga abana bayo. Nuko Imana isezeranyije imbaraga nshya, ntabwo ari imbaraga zisanzwe, ni imbaraga nshya. Zo twari dufite, hari abadayimoni bazimenyereye, hari abazimu bazimenyereye, hari ibintu byamaze kubona yuko nyine ari imbaraga zisanzwe turi nk'abandi bose. Ariko Imana itubwiye ngo imbaraga zimeze gute? Imbaraga nshya. Hariho akandi kantu k'umwihariko, ni imbaraga nshya, kandi imbaraga nshya zihoraho. Haleluya. Imbaraga nshya iyo byongeye bikagaragara, zongera ikaguha izindi nshya. Haleluya. Ibintu bishya k'Uwiteka bihoraho. Haleluya. Ikukuma ngo noneho ngo naranguje ngo hasigaye ngo uzirwane. Oya, bishobora kuba imbaraga nshya uyu munsi, ejo ukagaruka ku zindi nshya nanone z'uwo munsi, ukaba uri ku imbaraga nshya. Haleluya. Ubundi buryo hari ibintu bitajya bisevinga. Haleluya. Hari ibintu bitajya bisevinga. Abantu basevinga amafaranga kugira ngo atabashirana nyamuzegera gute, ariko ku Mana ntabwo imbaraga yaguhaye uzisevye ngo zikoreshe neza buke buke kugira ngo zidashira. Haleluya. Yuko turetse n'imbaraga z'Imana, n'imbaraga zisanzwe mu mubiri wacu. Buri umuntu ukora, iyo ukoze cyane ugakora uyu munsi, buriya uburimo ugira experience, unakomera. Umwana adakoze agakura ari cyane bajeyi, atakwimesera, atagira ate, ari nagira imyaka 20 amaboko atarakomera. Sibyo? Niko bimera. Yagira ibyo akora akavunagurika, akaryama ntabyuke. Ariko twebwe twamenyereye, twavumye munsi y'umusozi, twagiye gusenya inkwi hakurya byanika, twagize ibiki, twikoreye ibintu kuvanya akazinga kagakigarama, twagubye gutyo. Ukaba ukomeye wirinze, n'amabido abiri baye gukoreye babasha kuyageza ku rutugu wagiye. Ariko undi bimukoreye ejo ntabwo azabyuka. Imbaraga rero ntabwo zisevinga, uko zikoresha niko ugenda urushaho kugira nyinshi. Uko ukoresha imbaraga niko ugenda urushaho kugira imbaraga nyinshi. Wazikoresha ukagira imbaraga nyinshi, wenda bikazana ikibazo cy'imyaka yabaye myinshi byanze, ariko mu gihe cyawe uburiya ntabwo waganga imbaraga zo gukoresha ngo uyu munsi zose ureka zizigame ngo zigame n'izefu. Buri munsi ubyukana izindi mbaraga, n'ejo ukabyukana izindi. Rero imbere y'Imana nako imbaraga iduha, izi mbaraga nshya ntabwo ari zo kuduha ngo noneho ngo ni izi ngizi mbahaye nshya, ngo zindi nshya, ngo nta zindi nsigaranye. So yego, imbaraga nshya z'Imana zihoraho. Haleluya. Zihoraho, kuko Imana ntabwo igira iranguza ngo ndashiriwe birarangiye. Ntabwo ibura uko bigenza. Imbaraga zayo zihoraho iteka. amen. Icyambu tukaguma muri ibi bintu, cyangwa tukaguma muri ibi bintu, Yego. cyangwa tukaguma muri ibi bintu, cyangwa tukaguma muri ibi bintu. Imana dushobose ni ukuri. Hari abantu b'Imana bavuga amagambo ayakunda, mukomere kandi mukomezanye. Hari abantu bakomera banakomeza abandi. Mukomere hanyuma imbere gute mukomezanye. Niba ukomeye rinda n'udakomeye mukomezanye. Haleluya. Kandi dukwiye gukomezanya mu buryo bw'inyigisho. Buryo bw'inyigisho, nta kindi kintu wakomeresha umuntu. Mwigishe, mufashe kumenya, mufashe gusobanukirwa, umusengere yakira imbaraga y'Umwuka Wera
abashe kumenya akomeze urugendo. Amen. 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 Imana yashimye kandi Imana yacu ihimbaza. Imana isezeranyije iki? Imbaraga nshya. Kubera yuko twari dufite hari ibyazimenyereye, hari ibyazubahutse, hari ibyabonye yuko bisanzwe, hari ibintu by'aho ngaho, hari ibyaje mu rugo birarika bibona birangije bigenda biducira bibona ko byarangiye. Ariko uyu munsi wa none, haleluya, biravuze ngo suko bizahora, suko bizaguma ku bantu bategereje Uwiteka, ahubwo idusezeranije iki? Imbaraga nshya. Imana imbaraga nshya mu izina rya Yesu. Amen. Imbaraga nshya mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye, tugushimiye neza yawe. Amina. Tugushimiye kuri mwiza kandi kugira neza. Yego. Tugushimiye yuko tuba hafi umunsi ku munsi. Tugushimiye ko utadusiga ntuduhane mu buzima bwacu, mu bikorwa byacu, mu mibereho yacu. Tugushimiye ko uri umwizerwa, nuko urabanye natwe wagiye uturengera, kandi ababyeyi bacu batabaye ba mama na ba data na ba data bacu na ba masenge, wowe warahabaye kandi turwaniriye Kristo, twarakubonye turwaye twebwe ubwacu, twarakubonye turwaje, twarakubonye ibihe bibaye bibi, twarakubonye intambara zibaye nyinshi, twarakubonye abanzi baduhagurukiye, twarakubonye batugeraho, twarakubonye ubwami uduhishurira inama zabaye tutazireba, waduhishuriye byinshi, ukora byinshi mwami, uvuguruza inama n'imigambi mibisha, twarakubonye Uwiteka, twarakubonye uturwanirira, twarakubonye uturengera, twarakubonye udutabara, twarakubonye urengera ubwoko bwawe, twarakubonye urengera abana bawe, twarakubonye dusengera abantu bagakira. Uwiteka we, twarakubonye Nyiringabo, twarakubonye dukorera ibikomeye, twarakubonye data mwiza Nyiringabo, twarakubonye mu bihe bitandukanye, twarakubonye ukora ibikomeye, twarakubonye ukabana ubwoko bwawe, twarakubonye imiryango yatwanze, twarakubonye Nyiringabo Imana, twarakubonye n'abikorera bw'Imana, twarakubonye ukora ibyo abana batashakaga gukora, abana b'abantu banze, abana b'abantu bavuze ngo turapfa, ariko uravuga ngo turabaho, twarakubonye baduteza impanuka, wowe uravuga ngo zikurweho. Yego, twarakubonye mwami, twarakubonye ugira neza. Uyu munsi mwami dusezeranyije imbaraga nshya, turazizeye kandi turaziringiye, turakwingize mwami, udushoboze, uduhe imbaraga mwami zo kwibuka abo turiho, uduhe imbaraga zo kwibuka ibyo dukwiye gukora, imbaraga zo kwibuka ibyo tudakwiye gukora, imbaraga zo kwibuka uko dukwiye kwitwara, imbaraga zo kwibuka mwami ko turi abarinzi b'igihango, rero imbaraga mwami Imana zo kwibuka yuko mwami abo turiho muri wowe turakomeye cyane, kubera ko iyo tukwizeye, iyo tukwiringiye, dukora ibikomeye, dukora ibyananiye abandi bantu, tuvuga ibyananiye abandi tubivuga, iyo tukwizeye tubona imbaraga zidushoboza gukora ibidashobokera abantu, kubera ko ushobora byose. Imbaraga zawe ntizijya zishira, imbaraga zawe ntabwo zirangira, imbaraga utanga mwami ni imbaraga zuzuye, ni imbaraga zitari umucagate, ni imbaraga zikora ibifatika, ni imbaraga zikora ibintu bigakomera, ni imbaraga zubaka ibintu bikubakika, ni imbaraga zisenya izindi mbaraga zose zaba mu isi. Imbaraga zawe zase nizo mbaraga turazikeneye, kandi wazidusezeranije. Turakubahisha cyane duciye bugufi mwami, utugirire neza, ugirire neza ubwoko bwawe, duhe umugisha wawe kandi imbaraga zawe n'inkomezi zawe bikomeze kubana natwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.